Ku munsi w'ejo ari nawo munsi icyunamo cyatangiyeho cyo kunamira abazize jenoside, hari umukobwa witwa Muhawenimana Caritas. Mu by'ukuri ni umukobwa ukiri mutoya kuko ntabwo arengeje imyaka 23, urumva aracyari mutoya. Urumva umuntu ufite imyaka 23 ko biri kose yavutse nko muri 2002 wenda, urumva arashize nk'imyaka igera mu 8 jenoside ibaye. Uyu mukobwa rero yitwa Muhawenimana Caritas ejo yanditse ibintu kuri stati ye, kuri telefone ye, yandika amagambo akomeye arimo gukomeretsa, arimo gupfobya ndetse no gusesereza, amagambo rwose atarakwiriye kuvugwa n'uyu mwana w'umukobwa. N'uwo mu kagari cyangwa se yakoraga akazi ko mu rugo mu kagari ka Nonko, umurenge wa Nyarugunga, mu karere ka Kicukiro, urumva ni hano mu mujyi wa Kigali. Yarafashwe rero ejo nyuma yuko afashe amagambo mabi cyane, arayandika, arangije arayapostinga ashyira kuri stati, harimo amagambo y'ingengabitekerezo ya jenoside. Kuri stati ye yapostinze amagambo avuga gutya, yaravuze ngo muzibuke bene wanyu, abatutsi ni inyenzi, tugomba kubica bagashira, nge nzibuka abahutu. Urumva mu by'ukuri aya ni amagambo uyu mwana w'umukobwa yapostinze kuri stati. Wakibaza ngo ibintu nk'ibi kubivuga byamumariye iki cyangwa se byamufashije iki? Rimwe na rimwe umuntu agahita yibaza ko uyu mukobwa akiri muto. Humura witinya, n'ahatari inzira ni mu kwayo. Evangeliste Daniel TV 7. Ibihe byiza kuri mwese, ndabifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hirya no hino hagiye hatandukanye. Reka mvuge ngo Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagirire neza muri ibi bihe turimo bikomeye kandi bitoroheye abanyarwanda bose muri rusange. Ibihe turimo byo kwibuka abanyarwanda bazize jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, bazira uko bavutse. Hanyuma rero nimukomere kandi mugire kwihangana, cyane cyane abagizweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi, turushaho kubaba hafi ndetse no kubafata mu mugongo kugira ngo ubuzima bukomeze bugende neza. Gusa icyizere cy'ubuzima kirahari kuko Imana iri kumwe natwe kandi yaduhaye ubuyobozi bwiza, ubuyobozi bw'igihugu cyacu bumaze kutugeza ku iterambere nk'iryo mubona, ariko kandi babifashijwemo n'Imana ishobora byose. Nyuma rero abari mu ntara zitandukanye z'igihugu cyacu ndetse n'abandi bari hakurya y'imbibi z'u Rwanda, mwese mukomeze mwibuke kandi mwiyubaka, niyo ntego yacu nk'abanyarwanda. Turi mu gihe cyo kwibuka nk'uko nawe mbigarutseho, turi mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Ni cyumweru cy'icyunamo cyatangiye ku munsi w'ejo ku itariki 7, kikazakomeza nyine nk'ibisanzwe, ariko n'ubundi iminsi 100 yo kwibuka n'ubundi nayo ikazakomeza mu buryo bugiye butandukanye. Gahunda y'igihugu cyacu cyangwa se gahunda ya leta ni gahunda yitwa Ndi Umunyarwanda. Gahunda imaze igihe kandi koko yagiye ifasha abanyarwanda, yagiye idufasha mu buryo bwo kwiyunga ndetse no kubana neza, kubana mu mahoro nyuma y'ibihe by'icuraburindi igihugu cyacu cyanyuzemo byari bikomeye cyane. Ariko Imana ikaza gukoresha ingabo zaho zari za RPF inkotanyi kugira ngo babashe kubohora igihugu cyacu, ibintu byose bigende neza. Ni nayo mpamvu mubona uyu munsi igihugu cyacu kimeze neza, iterambere ni ryose, ariko kandi ni imbaraga zacu
ni uruhare rwacu kurinda ibyo tumaze kugeraho kugira ngo bitazongera ukundi. Hanyuma rero leta yacu ihora idushishikariza, ihora idusaba kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside, ariko mu by'ukuri hari bamwe batandukanye bagifite mu mitwe yabo amagambo amwe n'amwe arimo gusesereza, gupfobya ndetse n'ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi. Ku munsi w'ejo ari nawo munsi icyunamo cyatangiyeho cyo kunamira abazize jenoside, hari umukobwa witwa Muhawe n'Imana Caritas. Mu by'ukuri ni umukobwa ukiri mutoya kuko ntabwo arengeje imyaka 23, urumva aracyari mutoya. Urumva umuntu ufite imyaka 23 uko biri kose yavutse nko muri 2002 wenda, urumva yarashize nk'imyaka igera mu 8 jenoside ibaye. Uyu mukobwa rero yitwa Muhawe n'Imana Caritas ejo yanditse ibintu kuri stati ye, kuri telefone ye, yandika amagambo akomeye arimo gukomeretsa, arimo gupfobya ndetse no gusesereza, amagambo rwose atarakwiriye kuvugwa n'uyu mwana w'umukobwa. N'uwo mu kagari cyangwa se yakoraga akazi ko mu rugo mu kagari ka Nkoko ka Nonko, akagari ka Nonko, umurenge wa Nyarugunga, mu karere ka Kicukiro, urumva ni hano mu mujyi wa Kigali. Yarafashwe rero ejo nyuma y'uko afashe amagambo mabi cyane, arayandika, arangije arayapostinga ashyira kuri stati. Harimo amagambo y'ingengabitekerezo ya jenoside. Kuri stati ye yapostinze amagambo avuga gutya, yaravuze ngo muzibuke bene wanyu, abatutsi ni inyenzi, tugomba kubica bagashira, nge nzibuka abahutu. Urumva mu by'ukuri aya ni amagambo uyu mwana w'umukobwa yapostinze kuri stati. Wakibaza ngo ibintu nk'ibi kubivuga byamumariye iki cyangwa se byamufashije iki? Rimwe na rimwe umuntu agahita yibaza ko uyu mukobwa akiri muto. Ni iki gitumye afite ingengabitekerezo kuri uru rwego? Ari umwana w'umukobwa w'urubyiruko ukora akazi ko mu rugo. Rimwe na rimwe ibintu nk'ibi ngibi iyo tubibonye cyangwa tubyumvise, hari ubwo dutekereza ko byagezwe, rimwe na rimwe bigira ababyeyi nabo bashobora kubigiramo uruhare, bakaba baramwicaje bakabimuganirizaho, bakabimubwira. Ni niyo mpamvu leta yacu ihora idushishikariza kuganiriza abana, tubabwiza ukuri kw'ibyabaye, kugira ngo, kuko urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu kandi zubaka vuba. Kandi jenoside yakorewe abatutsi muri icyo gihe 94 urubyiruko nirwo rwari rwiganje muri ibyo bikorwa bibi bigayitse. Ni nayo mpamvu urubyiruko rugomba kwamagana ingengabitekerezo ya jenoside. Cyane cyane abakoresha imbuga nkoranyambaga, social media, ni twebwe urubyiruko dukwiriye gufata iya mbere guhangana n'ingengabitekerezo ya jenoside. Harimo ababyandika, harimo ababivuga, ababipostinga mu buryo butandukanye, ariko ugomba gufata iya mbere tukabirwanya, tukababwiza ukuri. Urumva umukobwa Caritas, umwana w'imyaka 23 utinyuka akavuga amagambo nk'aya ngaya arimo gusesereza ndetse harimo no gupfobya. Ibi ni ibintu bikomeye cyane. Urumva ibintu biri mu mutwe we biraremereye. Ni umwana w'umukobwa nk'uyu nguyu, muramubona yambaye amapingu nyuma y'uko amaze gufatwa n'inzego zibishinzwe RIB. Mutinyuka akavuga amagambo akomeye gutya, ngo muzibuke bene wanyu, ngo abatutsi ni inyenzi, tugomba kubica bagashira, nge nzibuka abahutu. Ugatinyuka ukabikura mu mutwe, ukanabipostinga, ukabishyira kuri stati aho umuntu wese abibona. Bivuze ngo uyu mwana w'umukobwa yakora n'ibindi birenze ibi bitekerezo afite. Nayo mpamvu inzego zibishinzwe zamufashe kugira ngo aganirizwe, abashe gusobanura impamvu y'ibi.
si uyu gusa, wenda hari n'abandi, ariko nimba ubifite mu mutwe wawe bigumane. Nta kintu biri buze gufasha abantu, nta kintu byadufasha, bigumane rwose, ubyigumanire. Wenda uzapfane nabyo, ariko kubifata ukabishyira ku karubanda nta kintu bidufasha, nta na gitoya rwose. Rero ni inkuru narinje kubagezaho, ariko nshishikariza cyangwa se mbwira buri muntu wese, turi Abanyarwanda, tugomba kubaka ubumwe bwacu, tukubaka igihugu cyacu. Tugomba gukomeza kwibuka, twiyubaka, turinda ibyagezweho, kandi dukora buri kimwe cyose kugira ngo tubashe guhangana n'ipfobya ndetse n'ingengabitekerezo, twirinda ikintu na kimwe cyazadusubiza mu bihe nk'ibi bikomeye cyane byabaye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bikadutwara abantu ndetse bikangiza n'ibintu, iterambere ry'igihugu rigasubira hasi. Ibyo byose byabaye byatumye habaho icuraburindi mu gihugu cyacu, umuborogo, amaraso arameneka, impfu zikomeye cyane. Ariko turashimira Imana ko tugeze uyu munsi, hari icyizere cy'ubuzima, hari icyizere cy'uko ubuzima buhari, kandi dufite ibyo dushingiraho tuvuga ko ubuzima bukomeje. Imana nibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Reka mvuge ngo dukomeze kwibuka, twiyubaka, turushaho guhangana n'ingengabitekerezo ya jenoside. Imana nibaha umugisha, ndabakunda cyane kandi ndabifuriza amahoro y'Imana. Humura witinya, n'ahatari inzira ni mu kwayo. Evangeliste Daniel TV 7.